Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya. Igihe Isiraheli yari akiri muto, naramukunze kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Nyamara Efurayimu ni jye wamufataga akaboko, nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari jye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, nkabizirikaho nk'uko abantu babigenza, mbiyegamiza ku musaya nk'umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira. Efurayimu, nabasha nte kugutererana? Isiraheli, nayigabiza nte? Nakugira se nka Adama cyangwa nkakugenza uko nagenje Seboyimu? Mu mutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Sinzakurikiza ubukana bw'uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu, kuko ndi Imana simba umuntu, nkaba Nyir'ubutagatifu rwagati muri mwe, sinzongera kugusanga mfite uburakari. Iryo ni ijambo ry'Imana.